Murabizi neza ko 50% by'ibitubaho mu buzima bwacu ari byo tuba twiyaturiyeho amagambo meza cyangwa amagambo mabi abantu benshi cyane bakunze kuba bakwiyaturiraho, ariko muri iki kiganiro naje kuba nagutegurira amwe mu magambo akomeye cyane wakagombye kwiyaturiraho koko niba ushaka amafaranga mu buzima bwawe, koko amafaranga agomba kuba yaboneka mu gihe aya magambo ugomba kuzajya uyavuga no gukora gusa, kuko ntabwo nakubwira ngo aya magambo uzayavuga gusa utabivanga no gukora ngo amafaranga aze. Nibyo koko amafaranga hari aho azahera, ndetse buriya murabizi ko akenshi cyane dukunze kumva abantu bakoresha amagambo bati ibintu bijyaho ibindi bintu biri. Aya ni amagambo mu banyarwanda kenshi cyane dusanzwe tuzi, ni amagambo yamaze kuba yaba ikimenya bose ko ibintu bijyaho ibindi biri cyangwa ibintu bisanga ibindi. Buriya aya magambo akomeye cyane, ndetse amagambo akagombye kuzajya ubika ahantu rwose, ahantu heza, ukavuga ati aya magambo rwose nayabitse ku mutima ndetse ngomba kuba nayaturiraho buri gihe kuko nkeneye amafaranga. Aya ni amagambo atari menshi, ndetse nakubwira ko nanone atari make, gusa mu mboni yanjye ndimo ndabona ko ari make cyane biturutse ku kamaro azagira ati azakugira aya magambo. Reka mushimire wowe wamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, ngiye tujye kubana muri iki kiganiro ndituru. Ijambo rya mbere rero tugiye kuba twaheraho ni iri ngiri: ndi umuntu ukurura amafaranga n'amahirwe mu buzima bwanjye. Aha iri jambo ikintu rimaze ni ukuvuga ngo uhora wumva uri umuntu w'agaciro, ukumva ko uri umuntu utarigeze uhura n'imikasiro, ndetse uri umuntu ukomeye cyane ukurura amahirwe n'amafaranga mu buzima bwawe. Aho ugiye amafaranga agira ati agukurikira, aho ugiye amahirwe yose aba agomba kuba yagira ati aba agomba kuba yagukurikira, ukumva ko uri umuntu ukomeye cyane. Uyu munsi tuzi abantu ujya usanga avuga ati ngewe byaranze ibintu bimeze nguku, imyaku niyo inzira nyine, agahora agira ati abona imyaku. Ariko ahangaha ugomba kumva ko uri umuntu nyine ukurura amahirwe ndetse n'amafaranga mu buzima bwawe, ukumva ko uri umuntu w'agaciro ukomeye cyane, ndetse ubundi amafaranga atakagombye kubaho, ndetse n'amahirwe wowe ubwawe utigize ute udahari, ukumva ko uri umuntu ugize ute ukomeye. Ahangaha uzaba wamaze kuba wagira ute, uzaba watangiye kugenda watsinda ikintu cyitwa nk'umwaku mu buzima bwawe, cyangwa ya magambo aza akazana ibintu bisa nk'imyaku mu buzima bwawe. Ahangaha watangiye kugenda uyikubita ishoti. Irindi jambo rero twakurikizaho ni ijambo rigira riti ubundi amafaranga aza kuri njye mu buryo bwinshi cyane. Noneho ahangaha hari n'igihe uba ubona ufite nk'akazi kamwe nako kanaguhemba n'amafaranga make cyane rwose, ubona ko adashobora kuba yagira ati adashobora kuba yagutunga, ariko kubera ko wumva mu buzima bwawe uri umuntu nyine ubona amafaranga mu buryo bwinshi cyane bugiye butandukanye, birangira n'ubundi ayo mafaranga uri kugira ute uri kugenda uyabona koko, nyamara urimo urakora akazi kari aho ngaho ubona ko kaguhemba udufaranga dukeya twanakigenda, ariko kubera ko iri jambo wagiye uryiyaturiraho bikaza kurangira koko ya mafaranga ari kugira ate ari kubuza kuboneka. Ahangaha nakubwiye ko iki kiganiro ndaza kubona kigira kigufi cyane, ariko muze kuba mwagira mute, muze kuba mwagifata nk'ikiganiro gikomeye cyane, ari impano nahaye abantu rwose bamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, ndetse namwe mujye kuba mwayikanda none ahangaha rwose. Iyi ni gift yanyu nagize ati naje kuba nabategurira. Iri ni ijambo noneho ibyo nkora byose binzanira inyungu, ukumva ko buri kintu cyose ukora kikuzanira inyungu. Wireba igihombo uvuge ngo hana hose narahombye, hoya kiriya gihombo gishobora kuba cyarakubereyemo isomo rizakuzanira inyungu zikomeye cyane. Niyo mpamvu uba ugomba kukireba ukavuga ati ubundi ibintu byanjye byose binzanira inyungu. Ntumve ko hari ibintu bijya bizana igihombo cyawe mu buzima bwawe, ariko nuramuka ugize utya ukajya wimika ibihombo imbere, ukavuga ati njyewe ndi umuhombyi, ibintu byose muze birahomba, koko igihe cyose uzabona uri umuhombyi, kandi ndetse koko uzabona igihombo mu buzima bwawe bwose. Buri kintu cyose ukoze ubone ni igihombo, ubone nta kintu na kimwe kiri kugira gite kirimo kiraguterera imbere. Ariko nuramuka ukoresheje iri jambo ukavuga ko ibyo nkora byose binzanira inyungu mu buzima bwawe, ibintu byose nyine bizagira biti bizatangira kukuzanira inyungu, cyaba ari cya gihombo ubona wagize, yaba ari bya biki byose. Ahangaha rero uzaba umaze kuba wagira ute, uzaba umaze kuba watsinda umukasiro w'igihombo. Irindi jambo noneho inzira z'amahirwe zarakingutse mu buzima bwanjye kera cyane. Ibi biri jambo nyine ukajya ugira ute, ukajya urizirikana ukavuga ati ubundi ngewe amahirwe ngewe inzira y'amahirwe yamaze gukinguka mu buzima bwanjye, kandi ndetse nta nubwo izigera yongera kugira ute, nta nubwo izigera kuba yakongera kwifunga. Ahangaha ushobora kuba ubona nyine nta n'amahirwe ya danje ufite, ukavuga ngo ubundi izi amahirwe ari hehe. Ahangaha ntabwo uba witaye kuvuga ngo amahirwe ndayareba cyangwa ntayahari, ariko wowe ukumva ko inzira y'amahirwe mu buzima bwawe yamaze kugira ate, yamaze kuba yafunguka.
tuvuge nk'urugero wajyaga uvuga ati ngewe kuba nabona wenda senkisa zo kwiyogoshesha ni ikibazo, ariko uyu munsi usigaye ujya kwiyogoshesha ahantu ha 2 cyangwa ha 5. Ahangaha ni ikigaragaza ko inzira z'amahirwe mu buzima bwawe zamaze kuba zagira zite, zamaze kuba zafunguka. Ahubwo gira ute wowe zikangure, wumve ko mu buzima bwawe ugomba guhamagara amahirwe, ndetse n'amahirwe watangiye kuba wayinjiramo. Ahangaha bizagira bite, bizagufasha kumva ko inzira z'amahirwe mu buzima bwawe zafungutse, ndetse zidateganya no kuba zagira zite, zidateganya no kuba zakwifunga. Ahangaha rero icyo bizagufasha nyine, bizagufasha kumva ko ya mikasiro yandi yose abantu babagira bate, baba baguteza. Harimo abantu bajya bavuga bati hari abantu bajya baduteza imikasiro, hari imikasiro igize iva muri famiye, yose nyine uzabugira ute, uzaba uri kwitera ubwoba uvuga ati iyi ni intambara y'ubutita turimo tugira dute, ndimo ndarwana n'imikasiro n'ibintu by'iki, ibintu nk'ibyo by'imyuka mibi byose nyine uzaba uri kugira ute, uzaba uri kubikanga ubwira ati ngewe inzira z'amahirwe zarafungutse, nta nubwo zizigira zite, nta nubwo zizigira zifunga. Ahangaha uzaba uri kugira ute, kuzitera ubwoba, kuko niyo myako n'ibiki byose nabyo biza bikoresha imyuka, ntabwo biza bikoresha ibikorwa, ariko ya myuka niyo biza kurangira igize ite, ivuye mu bya bikorwa nyine, ibya bihombo byawe n'aya mahirwe yawe yose ukaza kuba yagira ute, ukaza kuba wayabura. Ariko nuza kubyereka ko inzira z'amahirwe zamaze gufunguka kandi ndetse zitazigera zifunga, ahangaha uzaba uri kugira ute, uzaba uri kunesha iyo myako yose. Irindi jambo noneho, aha ni mbona amahirwe aho abandi babonera ibibazo. Aha noneho uzaba umeze nk'aho muntu ugira utya akanyura mu muriro, abandi batinye kuba banyuramo bavuga bati byanze bikunze turaza kuba twagira dute, turaza kuba twashya. Hahandi abandi bantu bagiye kuba bajya guhigira bakagenda bagahomba, ukagira ukagenda ugahita uvuga ati noneho ngiye kugenda mite ngira nte, ngiye kugenda mite mbemeza mite makura n'ibintu bya danje birenze. Ahangaha rero niho umuntu usanga avuga ati ngewe aho abantu baburiye ngiye niho mbonera. Unyine ukumva ko horora umuntu ufite icyizere. Hahandi nyine abantu bose bumva ko bananiwe ukagenda ukagira dute, ukumva ko ugomba kugenda ugahita uhakura ikintu cya danje, kandi koko wahagera ugahita uhakura ikintu kirenze. Aha ibintu nyine ni ikikwereka ko wowe ubwawe wifitiye icyizere. Aho abantu bose baburiye wowe ugomba kubagira dute, ugomba kuhabonera. Iri jambo nyine ugomba kuryitaho, ntumve ko aho abantu bagiye guhigira, niba abantu baragiye kwiga bakavuga bati nubwo ngewe narize ariko akazi karabuze, ngewe naracuruje ariko byaranze, ngewe nagiye kumotara ariko byaranze, ngewe nagiye kunyonga ariko byaranze, ngewe nagiye kumushoferi ariko byaranze, nagiye gukina umupira ariko nge byaranze. Aho ngaho rero ugahita uvuga ati noneho reka ngewe ngende mite nkubitamo utuntu tw'utumarinyeri twanjye n'icyizere cyanjye njyanye. Ahangaha ngomba kuba nagira nti, ngomba kuba nahita mpakura ikintu cya danje, kubera ko abandi bantu bahagiye ariko barimo bahavuma, ariko ngewe ngomba kugenda nkagira nti, nkaba ariho ngomba kubonera amaronko yanjye, nkaba ariho ngomba kubonera ibintu byanjye byose ngirane nifuza. Ahangaha urumva ko ni iri naryo jambo muba mugomba kugira ahantu muryandika, kugira ngo mujye murikoresha. Buri munsi hari ikintu kiba kigomba kumpereza inyungu, ukumva ko buri munsi hari ikintu kigomba kuguhereza inyungu. Nyamara rimwe na rimwe hari igihe izo nyungu utazireba, ariko burya izo nyungu ukumva ko mu mutima wawe, mu bwonko bwawe zihari, ndetse izo nyungu ntibitinda cyane rwose utangira kuba wazibona. Nyamara wowe ubwawe warabyishyizemo, ari ibintu wishyizemo ukavuga ati ibi bintu ngiye birahari rwose. Hari ikintu kiba kigomba kumpa inyungu buri munsi, nishake ribe ifaranga rimwe, nishake ribe ifaranga rimwe n'igice, nishake ribe 0 n'igice. Icyo ngicyo ariko hari ikintu mu buzima bwanjye cyo kigomba kuzinduka kimpa inyungu, kandi izo nyungu zikagira zikaza. Ahangaha uzaba uri kugira ute, uzaba uri gukubita iyo myako yose, itangire kuvuga ati ibyo turwana nabyo nyamara ntabwo bari ibintu bishoboka. Ahangaha n'ubundi myaka izatangira kugira ute, izatangira kwijyana yikubura. Nakubwiye ko ibyo bintu mwita imyako, cyangwa ibyo bintu mujya muvuga ko bibabuza kugera ku mahirwe yanyu, biza bikoresha imyuka. Niyo mpamvu namwe muba mugomba kubikanga mukoresheje iki, muba mugomba kubikanga mukoresheje imyuka, ndetse mukabyirukana bikumva ko nabyo ati nyamara bya bintu ntabwo bigize bite, ntabwo byoroshye. Ahangaha muri gutera ubwoba iyo myako n'iyo myuka mibi yose ibiri kugira ute, iri kubagendaho. Ubundi nge sinjya ntegereza amahirwe, ubundi ndayasanga. Hari abantu benshi cyane bajya bavuga ngo reka twicare dutegereze amahirwe, ngo reka turebe ngese ngo ubundi igihe kiraza kuba cyagira gite, kiraza kuba cyabikemura byose. Hoya uba ugomba kwirukanka n'amahirwe, ukagenda ukayacakira, uko byaba ngombwa ukanayashimuta, ugahita unayazana ukanayatwara. Ahangaha rero uba ugomba kumva ko igihe cyose utagomba kuzicara, cyangwa ngo uvuge ngo byanze bikunze ngo reka ntegereze amahirwe yanjye, ngo nicare mu rugo ngo amahirwe yanjye muzajya kubona mbone araje. Uba ugomba kwirukankana, ukayarenga
imisozi ukayashyidikana, ukumva ko nyine amahirwe igihe cyose utagomba kwicara ngo agira ate akuzanira, ahubwo ugomba kugira ute kwirukankana, byaba ngombwa ukanayashimuta ukanayajyana. Ahangaha rero nicyo kintu nakubwira, ahangaha ugomba kumva ko mu buzima bwawe amahirwe atagomba kuza ngo agusanga aho uri gusa. Ashobora kuba yagusanga aho uri cyangwa wayasanga mu nzira ukagira ute ugahita uyatangira, ugahita uhura nayo. Ahangaha rero nicyo kintu nagira nte, nicyo kintu nakubwira, ntukicare ngo wumve ko amahirwe azakwizanira. Ahangaha ni ukuvuga ngo uba ugomba gukora, ukagerageza, ugakora ndetse wagendeye kuri bya bintu byose nagiye nkubwira ruguru byose. Ahangaha ugomba kugira uti ugomba gusanga amahirwe, ndetse niba yatinze ukavuga ati aya mahirwe yanjye arimo aratinda, ugahita ugira uti ugahita ugenda ugahita uyasanga no mu nzira, ugahura nayo mukadiringa nyine akaguhereza ibyawe. Ahangaha noneho ahangaha ugomba kumva ko nta kintu na kimwe kigomba kukubuza ku ntego zanjye, kugera ku ntego zawe. Ukumva ko niba ari intego zawe uriho, nta kintu na kimwe kigomba kukubuza kuzigeraho, nubwo hashaka yanyuremo imiriro yaka, hashaka yanyuremo amazi, imiyaga, ukumva ko intego zawe ugomba kugira ute ugomba kuzigeraho ndetse mu buryo bukomeye cyane, ndetse ukumva ko nta n'ikindi kintu kigomba kuba cyagira gite kigomba kuba cyakubuza kugera ku ntego zawe. Ahangaha uzaba watangiye kugira ute, uzaba watangiye kuba ugenda uba umutsinzi ukomeye cyane. Nakubwiye ko buri jambo ryose niba uvugiye muri iki kiganiro, uramutse ufite agakaramu cyangwa ufite ahandi hantu wakandika, uba ugomba kugira ute, uba ugomba kuyandika, kuko ni amagambo uzakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse ari amagambo ugomba kuzajya uhoza mu mutwe ndetse ukayatekereza ku buryo bukomeye cyane, kuko nuramuka ukomeje kubikora uko nguko bizagira bite, bizagufasha ku rwego rushimishije cyane, ndetse uzagaruka no gushimira Ihozo TV, ndetse ukavuga ati mwarakoze cyane kuba mwarandabuye ibi bintu. Noneho reka tujye tugana no ku musozo, wenda iri jambo bari ryo ncumbikiraho, ngiye gucumbika ntabwo ngiye gusoza, reka ncumbikira ahangaha. Noneho mbabwira iri jambo rya nyuma ariryo nakita nk'agashinguracumu. Ni ijambo rigira riti ndi uw'agaciro, niyo mpamvu nkwiriye gutsinda. Iki gihe cyose ntuzigere wumva ko uri umuhombyi, ntuzigere wumva ko hari n'ikintu na kimwe wigize uhomba, ahubwo uzumve ko uri umuntu w'agaciro ndetse udakwiye igihombo, ndetse ugomba no gutsinda. Intsinzi ubundi iri mu maraso, intsinzi ari iyawe, nta n'undi muntu umuntu ayirwanira. Ukumva ko wamaze no kubagira, utamaze kuba wanayitsinda, ukavuga ati ubundi intsinzi ni iyanjye, nta n'undi muntu ugomba kuba yagira ate, nta n'undi muntu ugomba kuba yayintwara. Ahangaha noneho uzaba uri kugira, uzaba uri gukanga ya mikoshi yose. Nakubwiye ko ikintu bita imikoshi ari ikintu kiza mu mwuka, atari ikintu kiza mu bikorwa. Niba icyo kintu kiza mu mwuka rero ugomba kugitsindisha undi mwuka nawe, noneho mu gihe kitaragera mu bikorwa ukabagiza uti ukaba cyamaganya. Ahangaha rero jya wumva ko ndi umuntu w'agaciro, niyo mpamvu nkwiriye gutsinda. Mu buzima bwawe iryo jambo ujye ugomba kurisubiramo mu gihe cyose uzumva utangiye kubagira uti, utangiye kuwacika intege, jya wumva ko uri umuntu w'agaciro kandi ndetse ukwiriye no kugira uti no gutsinda. Iri jambo mugire muti niryo naba ncumbikiyeho, kuko ibiganiro byacu nakagaruka, hari ibindi byinshi cyane tugomba kubagira dute, tugomba kuzagenda tubategurira kandi mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo muze kuba mwagira mute, muze kuba mwasobanukirwa ibi bintu rwose. Kumenye ko ikintu cya mbere buriya ibintu biturwanya ni ibintu bikoresha imyuka mbere na mbere, niyo mpamvu namwe muba mugomba kugira mute, muba mugomba gukoresha imyuka mugira mute mubirwanya, kandi imyuka myiza cyane. Reka noneho reka ducumbikira ahangana, babwiye ko ikiganiro cyacu ari ugucumbika. Rero ikiganiro cyacu nakagaruka, reka mashimire rero mwese mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, ndetse nanababwire nti mukomeze gushyiraho like, comment na share, kugira ngo dukomeze twagure uno muryango wa Ihozo TV. Njya kugezaho iki kiganiro, Returu, Imana ibahe umugisha.